Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 20. Benihadadi umwami w'i Siriya yendereza Ahabu. Bukeye Benihadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo ze zose. Yari kumwe n'abandi bami 32 bari bafite amafarashi n'amagare. Nuko atera i Samariya arahagota araharwanya. Benihadadi uwo atuma intumwa kuri Ahabu umwami w'Abisiraheli aho yari ari mu murwa, ziramubwira ziti: Benihadadi yadutumye ngo ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibye, ndetse n'abagore bawe n'abana bawe baruta abandi ubwiza, ngo nabo nabi. Umwami w'Abisiraheli aramusubiza ati: bibuka uvuze, mwami nyagasani, ndi uwawe n'ibyo mfite byose. Bukeye intumwa ziragaruka ziravuga ziti: Benihadadi avuze ngo yagutumyeho intumwa agira ngo umuhe ifeza n'izahabu n'abagore bawe n'abana bawe, ngo ejo nk'iki gihe azohereza abagaragu be iwawe basake mu nzu yawe no mu mazu y'abagaragu bawe, icyo bazahabona kikunezeza cyose bazacyende bakizane. Maze umwami w'Abisiraheli atumira abatware bo mu gihugu cye bose, arababwira ati: namwe nimwumve murebe uko uwo mugabo adushakaho urwenzo. Dore yari yantumyeho ngo muhe abagore banjye n'abana banjye n'ifeza n'izahabu byanjye, simbimwima. Nuko abatware n'abantu bose baramubwira bati: ntumwumvire wange. Aherako abwira intumwa za Benihadadi ati: nimugende mumbwirire umwami databuja muti: ibyo wabanje gutuma ku mugaragu wawe nzabikora byose, ariko ibyo untumyeho hanyuma ibyo simbyemeye. Nuko intumwa ziragenda zimubwira ibyo Ahabu amushubije. Benihadadi arongera amutumaho aramubwira ati: ingabo zanjye zinkurikiye nizibona i Samariya umukungugu uzikwira, umuntu wese akabona uwuzura urushyi, imana zizabimpore ndetse bikabije. Umwami w'Abisiraheli aramusubiza ati: mumubwire muti: ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabare, ye kwirata nk'uwikuramo atabarutse. Ubwo Benihadadi yari mu ihema hamwe n'abo bami banywa, yumvise ubwo butumwa, abwira abagaragu bati: nimwigere. Nuko barigera batera umurwa. Umuhanuzi ahanurira Ahabu kunesha. Uwo mwanya haza umuhanuzi asanga Ahabu umwami w'Abisiraheli, aramubwira ati: Uwiteka aravuze ngo ntureba ziriya ngabo zose uburyo ari nyinshi, uyu munsi ndazikugabiza umenye ko ndi Uwiteka. Ahabu aramubaza ati: ninde uzazidukiza? Nawe aramusubiza ati: Uwiteka avuze yuko ari abagaragu b'abatware b'intebe. Arongera aramubaza ati: ubanza gutera ninde? Umuhanuzi ati: ni wowe. Nuko ateranya abagaragu b'abatware b'intebe baba 232, hanyuma yabo ateranya abantu ba Isirayeli bose baba 7,000. Igihe cy'amanywa y'ihangu baratera. Ariko icyo gihe Benihadadi yari mu ihema yinywera yasinze, ari kumwe n'ababami bari bamuvunnye uko ari 32. Abagaragu b'abatware b'intebe nibo babanje gutera, maze Benihadadi yohereza abo kumurebera, baramubwira bati: tubonye abantu baturuka i Samariya. Aravuga ati: niba bazanywe n'amahoro mubafate mpiri, niba bazanywe n'amahoro mubafate mpiri, niba bazanywe no kurwana nabwo mubafate mpiri. Nuko babagaragu b'abatware b'intebe n'ingabo zibakurikiye bava mu murwa baratera, umuntu wese muri bo yica umubisha. Abasiriya barahunga, Abisiraheli barabirukana. Maze Benihadadi umwami w'i Siriya yinagurira ku ifarashi hamwe n'abagendera ku mafarashi bandi, arabakira. Nuko umwami w'Abisiraheli nawe arasohoka atera abagendera ku mafarashi n'amagare, yica Abasiriya benshi cyane. Hanyuma umuhanuzi araza asanga umwami w'Abisiraheli, aramubwira ati: genda wikomeze, witegure, umenye uko uzabigenza, kuko mu mwaka utaha umwami w'i Siriya azongera kugutera. Ahabu anesha Benihadadi, ariko baracudika ntiyamwica. Hanyuma abagaragu b'umwami w'i Siriya baramubwira bati: imana yabo ni imana ihimba mu misozi miremire, nicyo cyatumye baturusha amaboko. Ariko noneho tuzarwanire nabo mu bibaya, ni ukuri tuzahabarushiriza amaboko. Kandi genza utya, ukureho abo bami, umwami wese umukure mu mwanya we, mu cyimbo cyabo ushyireho abatware b'ingabo, maze ugabe ingabo zihwanye n'izo wapfushije, ushyireho amafarashi n'amagare bingana n'ibyo wapfushije. Nuko tuzarwanire nabo mu kibaya, ntituzabura kubarusha amaboko. Arabumvira bigenza atyo. Umwaka utashye Benihadadi ateranya Abasiriya, arazamuka ajya kuri Afeka kurwana n'Abisiraheli. Maze Abisiraheli baraterana, bakora amahamba, barabatera, bagandika imbere yabo basa n'udukumbi 2 tw'abana b'ihene, ariko Abasiriya bo bari buzuye igihugu. Nuko haza umuntu w'Imana asanga umwami w'Abisiraheli, aramubwira ati: Uwiteka aravuze ngo ubwo Abasiriya bavuze bati Uwiteka ni imana yo mu misozi miremire, si imana yo mu bibaya, nicyo gituma ngiye kukugabiza izo ngabo nyinshi cyane, maze mumenye ko ndi Uwiteka. Nuko aho bahamara iminsi 7 bahaganditse bategeranye, ariko kuwa 7 bateza urugamba.
Abisiraheli bica mu Basiriya abantu bigenza agahumbi mu munsi umwe, kandi abandi bahungira mu mudugudu wa Afeka, bagwirwa n'inkike z'amabuye zica abantu bari barokotse inzovu 2 n'ibihumbi 7. Benihadadi arahunga ajya mu mudugudu, yicumita mu mwinjiro w'inzu. Hanyuma abagaragu be baramubwira bati, twumvise ko abami b'ubwoko bwa Isirayeli ari abami bafite imbabazi, none ubu turakwinginze ngo dukenyere ibigunira, dutamirize ingoyi, dusanga umwami w'Abisirayeli ahari yakiza ubugingo bwawe. Nuko bakenyera ibigunira, batamiriza ingoyi, basanga umwami w'Abisirayeli, baravuga bati, umugaragu wawe Benihadadi aradutumye ngo aragusaba ngo umukize. Arababaza ati, mbese aracyari muzima? Yemwe ni mwene data. Abo bagabo baramwitegereza, bihutira kumukubira kuri iryo jambo, baravuga bati, Benihadadi ni mwene sokoko. Arababwira ati, nimugende mumunzanire. Nuko Benihadadi arasohoka aza kumusanganira. Ahageze Ahabu amwuriza igare rye, maze Benihadadi aramubwira ati, imidugudu data yanyaze so nzayigusubiza, kandi uziharurira inzira i Damasiko nk'uko data yaziharurizaga i Samariya. Ahabu aravuga ati, nitumara gusezeranira isezerano ndakurekura. Nuko barasezerana, aramurekura. Uwiteka avuma Ahabu amuhoye gukiza Benihadadi. Hariho umugabo wo mu bahungu b'abahanuzi wabwiye mugenzi we abibwirijwe n'ijambo ry'Uwiteka ati, ndakwinginze nkubita. Yanga kumukubita. Uwo muhanuzi arongera aramubwira ati, ubwo utumviye Uwiteka, ubu nitumara gutandukana intare irakwica. Nuko bamaze gutandukana ahura n'intare iramwica. Uwo muhanuzi asanga undi mugabo aramubwira ati, ndakwinginze nkubita. Uwo aramukubita aramukomeretsa. Nuko umuhanuzi aragenda ategera umwami mu nzira, ariyoberanya, yitwikira igitambaro mu maso. Hanyuma umwami arahanyura, agiye kumucaho aramutakira ati, umugaragu wawe nari ku rugamba, mbona umuntu uvuye mu ntambara, anzanira umuntu arambwira ati, rinda uyu muntu, naramuka abuze nzaguhorera ubugingo bwe, cyangwa uzariho italanto y'ifeza. Ariko umugaragu wawe ndi mu miruho nkora hirya no hino, uwo mugabo arabura. Nuko umwami w'Abisirayeli aramubwira ati, uko niko urubanza rugutsinze nk'uko urwiciriye ubwawe. Uwo mwanya uwo mugabo yitwikurura igitambaro mu maso. Umwami w'Abisirayeli amenya ko ari umuhanuzi. Uwo muhanuzi aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo, kuko warekuye umugabo natanze ngo arimbuke, nicyo gituma uzahorerwa ubugingo